ese wari uzi yuko ibyo umugore akora atwite yaba ari ibyo arya, ibyo anywa, ibyo areba bigira ingaruka ku buzima bw'umwana uri mu nda? Tugiye kurebera hamwe rero ibibazo bishobora kuba byagera ku mwana cyangwa se amakosa umugore utwite akora bigatera ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwana uri mu nda. Reka turebere hamwe ibintu bigera mu 10 umugore utwite agomba kwirinda. Ariko uzirikane ko umugore utwite ubuzima bwe ari bwo buzima bw'umwana uri mu nda. Reka rero tujye mbere ngiye tugiye kubana mu kiganiro ni Mbonigaba Job. Ikintu cya mbere umugore utwite agomba kwirinda: kunywa inzoga. Kunywa inzoga utwite uzasanga ku gipapuro inyuma ku nzoga ntabwo zemerewe kunywebwa n'umuntu utwite. Kubera iki bashyiraho icyo gipapuro kivuga gutyo ayo magambo? Nuko inzoga ku mugore utwite zibuzanyijwe, kandi inzoga ziragenda zikagira ingaruka ku bwonko bw'umwana, bigatera ibibazo ubwonko bw'umwana. Icya kabiri, kunywa itabi. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bituma umwana abura umwuka uhagije, aho usanga umwuka ogisijene uragenda ukaba mukeya, bigatuma umwana ubuzima bwe bwajya mu kaga bukangirika. Icya gatatu, imiti utahawe na muganga. Inshuro nyinshi uzasanga ababyeyi bakunda kubikora n'ababyeyi baba bashaka kwivuza mu buryo bw'amagendu, ugasanga yenda mugenzi we yaramubwiye ngo uyu muti waramfashije, nawe ufite ikibazo iki n'iki, kandi ubwo yawunyweye atwite yari yawandikiwe na muganga, cyangwa se nawe akaba yaranyweye umuti mu kindi gihe runaka, yangiza nawe agashaka kuwukoresha. Oya, ibi ntabwo byemewe, kuko ushobora kugira ingaruka no kwangiza ubuzima bw'umwana uri mu nda. Icya kane, kurya indyo mbi. Kurya indyo mbi, ibi ngibi turabizi neza, kuko umwana uri mu nda, ni ukuvuga ngo uyu mwana uri mu nda aba asa nk'aho abatunzwe n'intungamubiri zo kuri mama we afataho. Iyo rero atariye indyo yuzuye ikungahaye ku bitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara, usanga umwana agira ikibazo. Ugasanga mu mikurire, ugasanga ibiro umwana yakagombye kugira mu mezi runaka ari mu nda, ugasanga ntabwo arimo arabigeraho, kubera ko ntabwo mama we yabashije kubona intungamubiri zihagije. Nyamuneka iki kintu reka tubwire ababyeyi, mugerageze rwose mwite ku byo kurya mufata, kugira ngo umwana uri mu nda agire ubuzima buzima kandi akure neza, ubundi ubuzima uzabashe kubona umwana muzima kandi afite igikuriro cyiza, ufite navuga yuko wujuje ubuziranenge. Icya gatanu, umubyeyi utwite agomba kwirinda siterese. Umugore utwite agomba kwirinda siterese ikabije mu gihe atwite umwana. Ni ukuvuga ngo bigira ingaruka ikomeye ku mwana uri mu nda. Noneho icya gatandatu, kunywa kafeyine nyinshi cyangwa se ikawa nyinshi bishobora guteza ikibazo ku mwana. Umwana akavuka ari muto, kandi igihe cyo kuvuka kigeze. Ikindi, kudasinzira bihagije bituma umubiri w'umwana unanirwa. Ubwo rero nyamuneka ababyeyi mukwiriye gufata ikiruhuko gihagije, kugira ngo abana banyu bamere neza bari mu nda, guhera mukibasama kugeza amezi 9 ashize. Tuzanabarebera hamwe nibishoboka mu biganiro biri imbere, tuzabarebera hamwe indyo ikenewe ku mubyeyi utwite, kugira ngo ajye abasha ikintu cyose cyatuma umwana abasha gukura neza. Reka mbabwire ngo iyi channel tugiye kujya tubanyurizaho ubuzima bujyanye n'urugo, uko ingo zacu zikwiriye kuba zamera, uko icyo twakora kugira ngo zikomeze kugira iterambere mu bya mwuka, mu by'ubuzima ndetse no mu by'ubwenge. Nubwo tubona isi irimo iragenda yangirika, tugiye kuzaza tubanyurizaho ibiganiro byiza byubaka imiryango hagati y'abapapa, abamama, abasore, inkumi, abana, uburere bw'abana, ndetse muri rusange tuzaza tureba hamwe. Nubwo isi irimo iragenda yangirika, ariko tuzaba turebera hamwe uko ubuzima bugenda, uko bwakagombye kugenda, na za kirazira zagiye zicika zakagombye kuba
ingo zakongera kubaka kirazira mu ngo zabo kugira ngo ubuzima bukomeze kumera neza. Icya munani, imirimo iremereye cyane. Umugore utwite agomba kwirinda gukora imirimo iruhanyije cyane, kuko iyi mirimo ishobora gutuma umwana avuka igihe kitageze, ubwo ni ugukuramo inda. Ubwo rero nyamuneka babyeyi, iki kintu mugomba kucyitaho. Icya cyenda, kutajya kwa muganga cyangwa se antenatal care, kutubahiriza randevu yo kwa muganga, haba ari ukugenda bakapima ngo barebe, bakunyuza muri ekogarafi, barebe igitsina cy'umwana, barebe ingano y'umwana. Hari n'ibizamini byo muri laboratwari bafata ngo barebe ko nta burwayi umubiri wawe ufite bitazagira ingaruka ku mwana. Ibyo byose bigomba kwitabwaho kugira ngo kutubahiriza inuze aya marandevu ya muganga ngo barebe amarezisi, ibizamini byo muri laboratwari bishobora kugira ingaruka ku mwana, ngo bapime bakunyuze muri ekogarafi bamenye ngo umwana yameze gute, buri kimwe cyose kigakurikiranwa. Ubwo rero nyamuneka gerageza kujya kwa muganga kugira ngo bakurikirane barebe uko bihagaze. Icya cumi ari nacyo cya nyuma, icya cumi kiratubwira ngo isuku nkeya yo rwose iteza ibibazo bigiye bitandukanye, duhereye ku ndwara zishobora kuba ari ama infection ashobora gufata mu gitsina. Izo ngizo zose zishobora guteza ibibazo ku mwana. Ni ukuvuga ngo twese turabizi yuko isuku ari isoko y'ubuzima. Nyamuneka rero bishobora gutera indwara zigiye zitandukanye, kandi izo ndwara mu gihe utameze neza bigira ingaruka ku mwana, bityo bikaba ubuzima bw'umwana wawe bwajya mu kaga kubera isuku nkeya. Yaba ari mu myambarire, mu mirire, buri kimwe cyose wakagombye kukigiramo isuku, ndetse na ya myanya yanyu y'ibanga mukayigirira isuku kugira ngo bidateza ikibazo ku mwana. Rero turimo turagenda dusatira umusozo, turavuga ngo ubwiza bwawe nibwo buzima bw'umwana wawe. Irinde ibi bintu kugira ngo ubyare umwana ufite ubuzima bwiza. Ni uko ugomba kwirinda biriya bintu bigera mu 10 wakagombye kwirinda kugira ngo ube umeze. Nimba iki kiganiro cyagufashije mubyeyi, kanda kuri like, subscribe, ndetse unakisangiza bagenzi bawe, ukigeze ku bandi bavandimwe b'ababyeyi kugira ngo babashe kumva ibyo bagomba kwirinda. Nyamuneka nituramutse tubikoze neza, ni ukuvuga ngo tuzabyara abana beza kandi bafite ubuzima buzima. Reka rero tuzahure muri video utaha. Murakoze cyane.